mbanje kubasuhuza bavandimwe inshuti zanjye. Ubu kano kanya tugiye kwiga uko bateka amandazi. Iyo tugiye guteka amandazi dufite processes tugenderaho. Processes ya mbere, ubanza gutegura ibintu uri bukoreshe cyangwa se ingredient uri bukoreshe muri ya mandazi tugiye guteka. Hari icyo bita baking powder, hakaza n'icyo bita color food, hakazamo amagi, hakazamo amata, hakazamo umunyu, hakazamo amavuta, hakazamo isukari ndetse n'amazi. Ubu tugiye gukora ikiro kimwe cy'ifarini. Tukaba tugiye gutangira uko twavanga za ingredient cyangwa se za recipe zacu kugira ngo dukore amandazi. Steps ya mbere, ufata ibintu biri powder ukabivanga, wamara kubivanga ugafata n'ibiri liquid ukabivanga. Ibiri liquid ni nk'ibintu by'amazi, none ibiri poudre ni by'amafarini. Komeze dukurikire. Farini tugiye gukoresha ikiro kimwe cy'ifarini. Mu kiro kimwe cy'ifarini tugiye gukora tugiye kuvanga ibiri powder. Dushyiremo umunyu 1 tablespoon, ikiyiko kimwe kinini cy'umunyu. Dushyiremo isukari 1 tablespoon. Dushyiremo icyo bita color food color. Dushyiremo half. Agace k'ikiyiko. Dushyiremo baking powder. Ayibonye baking powder. One tablespoon ya baking powder mu kiro kimwe cy'ifarini. Dushyiremo ibiri powder tugiye kubivanga. Nitumara kubivanga bya bindi biri poudre, tumara kubivanga tugiye gushyiramo ibiri liquid. Ibiri liquid tugiye kubanza icyo bita amavuta, cooking oil. Ayibonye cooking oil. Turashyiramo 2 tablespoon. Ibiyiko binini bibiri. Tugiye
gushyiramo amagi. Turashyiramo amagi 2. Tugiye gushyiramo amazi garama 250 y'amazi. Tugiye gushyiramo amata nayo garama 250 z'amata. Turashyiramo 250 grams of milk. Ubwo ni garama 250 z'amata. Aya mata tugiye gushyiramo ayabonye bya bintu byacu, za ingredients zacu tumaze kuzikora. Tugiye ihangane gusa ko utegura tugaroringa ifarini yacu kugira ngo ishye neza. Ntabwo ifarini ihera mu mavuta, ishya ko umuntu agenda ayiroringa. Ibonye bigufasheho wisiga utuvuta dukeya ku ntoki kugira ngo ifarini yacu ize gushya neza. Murabibona turimo gukora amandazi. Turimo turaroringa ifarini. Nabibonye ko iyo bashyizeho utuvuta dukeya yari irimo gufata imurekura. Urabona ko ku ntoki zanjye farini mfiteho. Kugira ngo n'aya farini yacu idafata ku meza, twayiroringiyeho cyangwa se twayikoreyeho. Murabona ko farini yacu tukiri kuyiroringa. Murabona ko igipondo cy'ifarini yacu nako cy'amandazi yacu gihiye. Turagishyira ahantu nk'iminota
tugitwikirana nk'iminota 15 kibanze kibyimbe. Turagaruka mu kanya kimeze neza kandi hakaza kuvamo amandazi aryoshye. Turarindira, ubu tugiye kuyarindira akanya gato kugira ngo igipondo cyacu kibyimbe. Kimara kubyimba turayakata neza amandazi twumva dushaka. Niturangiza kuyakata ayo twumva dushaka uko araba angana, turangiza duteka amavuta ku ziko ashyuhe. Namara gushyuha, ubundi turangiza dufate amandazi yacu tuyashyire muri ya mavuta duteke. Ubwo naho mu kanya ndereka final product y'amandazi twatetse, tunatestinga twumva taste yayo. Dukomeje kururinga mandazi. Ya mandazi twatekaga yacu arahiye. Ubu tugiye kuyatestinga turebe ko aryoshye. Murayabona final ya cya gipondo twapondaga. Kadutestinge turebe ko yahiye. Imbere murabona ko ari umuhondo. Araryoshye cyane. Inshuti zanjye muryoherwe, ndabakunda. Naho utaha ukora subscribe aryandika no hasi muri comment atubwiye ikindi kintu yumva yifuza guteka. Ciao ciao. Ndabakunda.